mbaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka tubwire hamwe ikintu bita Moras. Moras nakoze video abantu munyimbazaho ibibazo byinshi cyane. Reka uyu munsi mbasobanurire ikintu bita Moras ndetse n'akamaro kayo mu bworozi bw'inkoko. Yes, nge nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo gukora subscribe ugakanda like. Mbaye ikaze. Ese Moras ni iki? Ese Moras idufasha iki mu bworozi bw'inkoko? Uyu munsi reka tuyisobanukirwe neza cyane. Moras is a thick syrup byproduct of sugarcane refining process. Moras ni nk'igikoma. Ese wari wasura uruganda rukora isukari mu bisheke? Uzabonaho ikintu bita Moras. Moras ni nk'igikoma kiboneka mu gihe ibisheke birimo gutunganywamo isukari ariko bikiri nk'amazi. Nukuvuga ngo Moras ni nk'ibisigazwa biboneka cyangwa se product cyangwa se igikoma kiboneka mu gihe ibisheke byamaze kuvanwamo umutobe wabyo ugakonjeshwa ugafata. Mu gihe uri gukonjeshwa ngo uze kuvamo isukari, ibyo bisigazwa cyangwa se icyo gikoma nicyo cyitwa Moras. Muri make nagenekereje gushaka ikinyarwanda cyabyo nsanga ari uko nguko nabibasobanurira. Ibyo rero cyangwa se icyo gikoma cyangwa se ibyo bintu bisigazwa biboneka mu gihe isukari irimo gutunganywa neza mu bisheke, ibyo nibyo bita Moras. Nk'umuntu wagize amahirwe yo gusura uruganda cyangwa se uramutse ubisacinze nko kuri Google cyangwa se kuri internet ugasacinga ikintu bita Moras, mu mafoto uzabonamo ibyo bintu uko mbikubwiye. Ibi rero bigira akamaro gakomeye cyane mu bworozi bw'inkoko. Ubu tumaze kumenya Moras icyo ari cyo. It's made from liquid that remain after sugar cane or beetroot have been processed to extract their sugar. Nukuvuga ngo Moras iboneka mu gihe ibisheke bimaze gutunganywa neza bari gukuramo isukari, icyo gikoma kiboneka biri gutunganywa kugira ngo haze kubonekamo isukari. Ibyo nibyo bita Moras. Moras come in a few different forms. Biboneka mu buryo bugiye butandukanye. Moras ishobora kuboneka mu ibara ry'umukara cyangwa se mu ibara rijya gusa umweru cyangwa se mu ibara rijya gusa n'umukara utijimye cyane. Kandi buri Moras igira umwihariko wayo ndetse n'impumuro yayo. Hari Moras ya beterave ishobora kuboneka mu mutobe wa beterave iri gutunganywa cyangwa se ikaboneka mu gihe bari gukora isukari mu bisheke. Yes, buri Moras rero ikaba igira ishusho yayo igiye itandukanye mu mpumuro yayo cyangwa se mu mpumuro yayo ndetse no mu ibara ryayo. Moras is a good source of vitamin. Iyi Moras rero igira amavitamini menshi cyane nka iron, ubutare, calcium, imyunyungugu, magnesium na potassium na vitamini B6 na B12 ndetse na vitamini E. Igira akamaro kadasanzwe mu gukuza inkoko ndetse igakora nk'umuti ugwanya indwara ndetse iyo no vitamine igakora nk'umuti ugabanya stress mu bworozi bw'inkoko. Mu kamaro k'ino Moras, akamaro bamaze kutubwira nuko igira calcium, imyunyungugu, ubutare ndetse ikagira n'amavitamini nka vitamini 6, vitamini 12 ndetse na vitamini E. Iyi vitamini E iba muri Moras rero niyo ifite akamaro kadasanzwe nk'aborozi b'inkoko dukeneye kumenya. Moras igira vitamini E. Iyi vitamini E ituma inkoko zikura neza, igakora nk'umuti ugwanya indwara ndetse igakora nk'umuti uzifasha kongera ubudahangarwa bw'imibiri, ndetse ino vitamini E igakora nk'umuti utuma inkoko zigabanya stress. Kandi nababwiye ko mu gihe inkoko zidafite stress cyane cyane nk'inkoko zitera, bituma zitera amagi menshi kandi manini, cyangwa se yaba ari inkoko z'inyama bigatuma zikura neza kandi zikagira n'ibiro byinshi mu gihe gito, mu gihe inkoko zitagira stress. Iyi vitamini iboneka muri Moras rero, iyi vitamini E ibigiramo uruhare rudasanzwe. Niyo mpamvu iyi Moras nayibabwiyeho mu biganiro byatambutse mukayimbazaho ibibazo byinshi. Moras igifite akamaro gakomeye rero ubwo tumaze kubirebera hamwe mu kongera ubudahangarwa bw'imibiri ndetse no gutuma inkoko zibaho neza nta stress, bityo zigatanga umusaruro uko bikwiriye. Urumva ko Moras ari ikintu mu by'ukuri mwari mukwiriye kuba mwamenyaho amakuru menshi. Uyu munsi natwe tukaba turi kukibasobanurira. Improve poultry growth rate. Iyi Moras ituma zikura vuba and improve feed conversion ratio, bigatuma inkoko zigira apeti ndetse zikongera n'ibiro bigeranyijwe n'ibyo ziri kurya. Iki kintu bita feed conversion ratio
baba bashatse kuvuga ko nyine mu gihe inkoko yariye igomba kuzana umusaruro ungana n'ubw'ibyo yariye. Niba yariye neza igomba kugira n'umusaruro mwinshi cyane. Icyo nicyo bita feed conversion ratio. Ikaba ituma inkoko zigira apeti, zitera amagi menshi ndetse zitera amagi meza bitewe na ya vitamini E namaze kubabwira. Iyi moras ikaba igabanya na stress nkuko nababwiye. Iyi moras ikaba ituma inkoko mu by'ukuri zakongerera umusaruro w'amagi, umusaruro w'ibiro ndetse n'ubundi buryo bwinshi butandukanye, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane nkuko maze kubabwira bitewe n'ariya mavitamini aba muri iki kintu bita moras. Hanyuma ngo ugiha inkoko ku kigero kingana iki? Dose mililitiro 75 uzishyira muri litiro imwe y'amazi uzaha inkoko zawe. Aka kantu tukumve neza. Niba ufite ino moras wageze nko ku ruganda nk'Ikabuye cyangwa se izindi nganda zitunganya ibishekemo amasukari, izi moras zirahaboneka cyane. Kuba wafata mililitiro 75 ukazishyira muri litiro imwe y'amazi ubundi kwagaburira inkoko zawe, tayari moras uba wayihaye inkoko zawe neza cyane. Ku nkoko zitera ushobora kuba wakoresha nk'amagarama 10 mu gihe uzihaye ibiryo mu kiro kimwe cy'ibiryo. Amagarama 10 mu kiro kimwe cy'ibiryo, ubundi inkoko zawe zigakura neza. Ka kamaro kose ka moras twavuze kakazigeraho neza cyane. Rero ukwiriye kuba wamenya ino moras, ukamenya n'uburyo ikoreshwa. Mu gihe waba ubona wayibona, hari uburyo wayibona bikoroheye wayikoresha, ariko mu gihe utayibona, ibiryo by'inkoko biri mu moko menshi cyane. Aha ndi kuvuga ku bantu bashobora kuba bayibona. Ni ikintu cyiza nyine bashobora kuba bakoresha mu nkoko zabo. Niba uzaha inkoko zawe litiro 10, uba ugomba gukuba na mililitiro 75 kuri buri litiro, bityo ugashyira mu mazi uzaha inkoko zawe. Ukamenya ko ikiro kimwe cya moras, ikiro kimwe cy'ibiryo by'inkoko ushyiramo amagarama 10 mu gihe uyivanze n'ibiryo, ubundi ukagaburira inkoko zawe. Tayari moras ikaza ikora ka kamaro kadasanzwe nababwiye imara mu gihe yageze mu bworozi bw'inkoko. Nizere ko ku bantu mwambajije ikintu kijyanye na moras mubashije kuba mwasobanukirwa ibyo ari byo. Ubundi bwiza ikindi kibazo nacyo wakitwandikira muri comments. Nje nitwa Mr Sam, ndabashimiye cyane. Nkubwira ko turi bategurira n'andi masomo menshi cyane ajyanye n'uburyo inkoko z'umunsi ugomba kuzitaho ndetse n'ibyo wakora kugira ngo ziguhe umusaruro mu gihe gito. Ayo yose ni amasomo uzajya usanga hano kuri Mukire TV, ndetse tugiye no kurebera hamwe amasomo abashakashatsi benshi bahurizaho bagaragaza ko ukwiriye kuba watangira ubworozi bw'inkoko muri uyu mwaka wa 2025 mu gihe ubifitiye uburyo cyangwa se mu gihe ubona bishoboka. Impamvu ukwiriye gutangira ubworozi bw'inkoko, ibi ni ibitabo abashakashatsi benshi baba bahurizaho, natwe twaza twabibasomera hano kuri Mukire TV kugira ngo twese tubashe kwihugura neza cyane. Niyo mpamvu abantu mwese mukurikira iyi channel muri abantu badasanzwe, muri abagaciro gakomeye cyane, kandi mwahisemo neza cyane. Mwahisemo ubumenyi bubyara amafaranga mu gihe mubushyize mu bikorwa, nk'uko hano kuri Mukire TV natwe twabyiyemeje kububagezaho umunsi ku wundi. Ndabashimiye cyane. Nge nitwa Mr Sam.